Data mu izina rya Yesu turagushimye turaguhimbaje kuri Imana nziza tukuzamura icyubahiro umwami mwiza ducishwe bugufi y'urwe hejuru umwuka wera w'Imana uzubane natwe ikiganiro tugiye kuvuga mwami tugiye kuganira hano kiba ari ikiganiro cyubaka kiba ari ikiganiro wera Siyoni cyururitse imitima kandi wera Siyoni umanuke ugikoreremo ugira ibyo wubaka byasenyutse kuko ibyo wubatse birubakika habwe kuzo n'icyubahiro umukunzi mwiza turakwakiriye mwuka wera ni mu izina rya Yesu Kristo twizeye amen. Ndabashuhuje inshuti mudukurikira kuri umuyoboro wa Kakarangwa TV. Uyu munsi rero nkuko mbibona turajya tuganire ikiganiro cyo guhugurana ku muryango cyangwa se cyo kuvuga ku muryango kugira ngo turebe ibyawo ibyatuma twubaka tukaramba mu mago yacu. Njyewe rero ugiye kuyobora ikiganiro banyitagiye Murenzi. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira n'umukozi w'Imana Prophet Mukakarangwa ari n'uyu muyoboro ari we tukagira ngo turebere hamwe nk'ababyeyi nk'abavuga butumwa nk'abahanuzi turebe niba ari cyo twakontributinga mu kubaka umuryango wacu cyane ko mubizi neza ko umuryango wabaye target ya Satani niko nabyita abantu basigaye bashakana bagatandukana hashize icyumweru bibiri umwaka se ubundi siko byagendaga na kera naho dukomoka abasoko na sokukuruza ntago byabagaho bityo. Rero niyo wabaga yenda umuryango ugiye gusenyuka hari ikintu bitaga gusenda ariko bikaba ari ibintu bikozwe mu nzira nziza ndetse n'uwo basenze nawe nta muntu basendaga mu cyumweru kimwe. Rero ibyo byose impamvu tubyibuka uko byari bimeze n'ubu twabijyanisha tuba tugira ngo tumenye ni iki gitera cy'icyorezo cy'isenyuka ry'amago cyane bamwe hari n'igihe zisenyuka batabigizemo uruhare bakoze uko bashoboye kose kugira ngo bubake ariko urundi ruhande yaba ari ku mugabo yaba ari ku mugore ugasanga amakimbirane yose ugasanga umwe muri bo biranze kandi undi ntako atagize. Njye nicyo nibwirira abarokore bacu badukurikira abakozi b'Imana. Uyu ni umukozi w'Imana wari bugira icyo bitubwiraho. Bibiliya ngo iravuga ngo tuzatandukana ngo n'urupfu ngo cyangwa Kristo aje gutwara itorero ariko nkibaza iyo umuntu mubana aguhohotera harimo no kukwica haryo urategereza urupfu rukaza kugira mutandukane ariko umukozi w'Imana ari bitubwireho agiye kutubwira uko urugo aho rukomoka umuryango aho ukomoka adusobanurire ndetse atubwire no mu bimwe mu nzitizi zituma urugo rusenyuka byihuse ndetse atubwire n'ingingo zimwe zishobora gutuma urugo rukomera. Ibyo byose rero mu bitega amatwi kuri Mukakarangwa TV show turakwakiriye. Murakoze cyane. Amahoro y'Imana nabane namwe turanezerewe kongera kubana namwe dufite intego ikomeye yo kubaka umuryango ariko turifashisha ijambo ry'Imana. Mbere na mbere Imana ijya kurema yabanje kurema Adamu imugira umutwe w'urugo. Imaze kumugira umutwe w'urugo iza gukurikizaho umugore Eva ariko ntabwo Imana yafashe umugore ngo imugire umutwe ahubwo yafashe umugabo imugira umutwe. Nk'uko kubana kwabo rero cyangwa uko byagenze tugiye kubyumva tone gukurikizaho natwe gufatiraho n'ibyacu. Amen amen. Ndumva rero twasoma hano mu itangiriro ibice bitatu tukaza kubanza gusoma ku murongo wa mbere turamanuka hepfo niyo twahera wenda hano ibice bibiri ku murongo wa 8 haravuze ngo Uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'uburasirazuba yishyiramo umuntu yaremye. Uwiteka Imana imezamo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa, imeza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi, imezamo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi.
ariko twambuke hakurya ku murongo wa 20 havuze ngo uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiriye yarataraboneka. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu, ubuticura arasinzira, imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore, imushyira uwo muntu. Amen. Amen. Imana yabanje kurema Adamu, imaze ngo kumurema imukebera ku ngobyi. Imaze kumukebera ku ngobyi imushyiramo, imuha gutegeka ibiri muri iyo ngobyi yose biri muri Edeni. Irangije ngo uwo muntu imuha ububasha bwo kwita amazina inyamaswa, ibintu byose abarubasha kubyita no kubikontorora. Ariko Imana ngira bireba ibona ko uwo muntu adakwiriye kubamo wenyine. Haleluya. Amen. Irangije iravuga ngo nubwo ibi byose amaze kubikora si byiza kwaba wenyine. Haleluya. Iravuga reka muremere umufashe umukwiriye. Ngo irangije iramusinziriza. Iyi Mana yari ifite imbaraga kuba yari kumurema akamubona hariya ikanamurema reba, ariko aramusinziriza imukura mu rubavu rwe. Bivuze ngo ikora ukwiriye ni wari kuturuka. Ukwiriye yari guturuka mu rugo. Kukwiriye naho ngaho kavuye. Rero mu kubaka umuryango, iyo wahuye n'udakwiriye ujya ushaka ubona ni ya minsi 2 nyine wavuze ni cya cyumweru. Urubavu ni rufitinga mu yandi magambo. Rebye niko bimeze. Hanyuma ngo babanamo, icyatumye babanamo tukaza natwe gukomokaho nuko babanye bakwiranye. Amen. Haleluya. Ndashaka kubwira abantu bankurikiye, nanjye nibwira Imana iguhuze n'umuntu ukwiriye. Ariko Mana gasani. Yesago umugisha. Haleluya. Amina. Kandi nimuhora mugira ibyo mwubaka, ibyo mwubaka muri uwo muryango, abazabakomokaho bazaze basanga mwarubatse, nabo bazabakomokaho bazaze bubaka. Ari nka kwa kundi tuvuga ngo Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, bivuze ngo bubatse izina ryabo, bubaka n'umuryango, natwe dukomeza kuza dusanga iryo zina ari ikintu kiremereye. Amen. Imana iduhe kubaka, itwubake natwe twubake, tunubakike mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Amavuta ari hano. So ndashaka rero kubwira abantu bafite ibibazo ngo bakomere. Hari ikintu gikomeye Pawulo yavuze, aravuga ngo haracyariho ibyiringiro yuko igiti gitemwa kikongera kigashibuka, kandi ngo kikagira giti kikera imbuto zibiki zibitono. Haleluya. Kaduhereza Imana yacu icyubahiro. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Siko bizahora rero mu bantu bamutegereza, keretse abantu bakava mu isezerano nta mpamvu. Abo nibo ngo bazakorwa n'isoni, ariko mu gihe abo mwebwe musenya nta mpamvu. Mu gihe uzi yuko ukimutegereje, guma mu isezerano utegereze Imana. Amen. Haleluya. Kuko ibyiringiro bigihari. Wikumva yuko wapfuye, wikumva ko gusenga byanze, kuva ko Imana itakuzi, mu gihe gikwiriye Imana izaguhuza n'umuntu ukwiriye. Haleluya. Kandi nihazukwiriye. Haleluya. Amen. Nihazukwiriye. Nihazukwiriye. Azakubaha bikwiriye. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Ariko iyi Imana igineze. Haleluya. Komeza mukundwa, komeza. Ndashaka kubwira rero abantu bari bacogoye. Yego. Ngo nibakomere. Abantu bari bagiye kubivamo. Abantu bari babivuyemo. Abantu badashaka kubyinjiramo. Abantu badashaka kubigumamo. Bibaza ngo kubera ko urwana karusenyutse n'urwange ruzasenya. Cyane bakumva yuko bapfuye, bakumva yuko nta bihari. Nukuri ndashaka kubabwira ngo nimukomere, haracyariho ibyiringiro. Komeza utubwire Adamu yari yarahawe inshingano.
yari inshingano yarahawe ikomeye inshingano yo ikomeye kuba mu marembo yo gucunga hehe yo gucunga. iriya ngobyi. iriya ngobyi. Tubwire inzoka yanyuze inzoka yatewe ni yanyuze Adamu yararinze. so ni ukuvuga ngo Adamu yararinze ariko inzoka yaje kwegera umugore. Nyine yaciye niho nshaka kumenya. Hari abagabo bari Niko. reka nisubira, hari abagabo bari hano hanze mutatwumva nabi, twe turiganirira ariko mu byo tuganira mu kurema isomo. Haleluya. Amen. Ndibaza ngo Adamu ko yari yarahawe inshingano zo kurinda iriya ngobyi, inzoka yaje gushuka umugore we yanyuze kimwe nawe muri ubu buzima. Hari inzoka zicengera zikagera ku rugo rwawe ugasanga urugo rurasenyutse. Uburiye komeza. aho nahita nsubiza ngo mu by'ukuri turi kuri iyi si dufashe igihe mu ntambara. Niyo mpamvu igihe cyose tudasabwa kwirara, ukomeze wirare. Dusabwa gukomeza kuba amaso kandi dukora inshingano zacu neza, dukora n'izo nshingano neza. N'ikibaye kikaza kitakuguyeho gito. ariko ibaze Imana iraje barayumvise barirutse, babwiwe n'iki ko bambaye ubusa? Icyo nicyo kimwe. Ikindi cya kabiri, kuki Imana ije Adamu yatangiye nkaho yavuze ati Mana mbabarira ntago narinze neza ngo ndindi iyi ngobyi, hari ukuntu yenda nasinzira gato ngira gutya, none inzoka nayo urabizi ubwenge bwayo Mana igira gute? Sebyo kuko ndibaza ko ari mu kintu kimwe mu byo yisizina, kandi yarazi inzoka ko atari nziza. Ariko ikintu cyatumye atarinda ngo inyagwa yo kuzaza izana ubwenge bwayo ishuka umugore yari hehe? Sebyo rero tubwira n'abadukurikiye bakundwa, ari igihe urugo rwawe utarubera amaso ukirara ntukore nk'uko ibintu byagakoze, warangiza umuba akinjira ugasanga arakurunduye kubera ko utabaye maso. Komeza mukundwa. Nkavuga rero muri iyi minsi Imana iduye kubera amaso umuryango, iduye no kurinda ibisigaye kugira ngo bidapfa n'ibyari bisigaye cyane. Iyo tutabaye maso iyo nzoka ikinjira, sibyo mu buzima busanzwe urugo rurasenyuka, abana bagasenyuka imitima, ababyeyi bagasenyuka imitima. Reka nkubwire aho dukurikiye, iyo urugo rusenyutse, iyo umuryango usenyutse, ntabwo hasenyuka gusa, hasenyuka igihugu, hasenyuka itorero, hasenyuka umuryango wawe wowe wazanye, hagasenyuka naho ukomoka, n'iyo umudamu wawe ugasanga abantu babaye ibisenzegeri ni benshi kandi hejuru y'uko utarinze. Imana iduye kurinda ibisigaye, kandi umuntu wese twamubwiraga ngo Imana imushoboze, nanjye nshoboze nawe igushoboze, kuko ntacyo twakishoboza, ariko turi kumwe na Kristo utanga imbaraga. Haleluya. Kaduhereze Imana yacu. Amen. Rero Yesu abahe umugisha, iryo jambo ribafashe, ikiganiro dufashe kibafashe, nanjye kimfashe, twumve yuko tumaze kumva ko umugabo ahangaha muri Edeni atashoboye kurinda, ari cyo cyatumye icyaha kinjira. Hanyuma n'Imana yaza ugasanga bitanye wa mwana, ntihagire uwemera n'icyaha cye. Umugabo ati inzoka yashutse umugore, umugore ati mu by'ukuri reka mbabwire, iyo izi ngo zacu zitangiye gusenyuka, dutangira kwitana wa mwana. Umugabo yanciye inyuma, umugore yanciye inyuma, ntafata neza abana, asuzugura amabukwe, databukwe ntamureba, tugatangira kwitana ba mwana. Ariko igihe kirageze kugira ngo duce bugufi, nawe dushaka kubaka by'ukuri, tubwizanye ukuri. Niba ubona ari wowe wateye ikibazo, wimera nka Adamu na Eva, ca bugufi, saba imbabazi kugira ngo umuryango wubakike. Kandi uyu mugabo uyu muryango nusenyuka urasenya benshi. Ntabwo dukeneye gusiga inyuma imiryango yashenjaguritse, dukeneye gusiga umurage mwiza nk'uko umukozi w'Imana kare yageze kutubwira ko buriya urugo rubi ni uruhererekane rubi bw'abatubanjirije. Urwo ruhererekane rero ntidushaka kuba ibi byose binyuraho tugasanga hari urugo rusenyuka kubera ko hari umuntu utarenze urugo rwe neza. Biraturuka hehe? Mu itangiriro. Kimwe n'ababyeyi bacu, uko umubyeyi wawe yubatse n'uko yafataga umugore nibyo bizaherekanwa ku bana bawe. Reka rero niba udukurikira ushaka yuko urugo rwawe rwubakika, ushaka yuko ukata uru ruhererekane rubi,
gira ikintu ukora. Hari icyo wakora, haracyariho ibyiringiro, hari icyo wasana, ugarutse mu nzira nziza hari ibyo wasana. Umukozi w'Imana, nagira ngo nk'umuntu ufite ubunararibonye muri ibi bintu by'umuryango, hari benshi wahuye nabo, hari benshi wahuye nabo imiryango yasenyutse, hari benshi wahuye nabo wunze irubakika, hari abantu benshi kuko tukuze ubunararibonye. Nagira ngo usobanurire abadukurikiye, ubabwire n'iki cyakorwa kugira ngo umuntu akosore ibyakosamye, kugira ngo ibirimo kuba byo kongera ukundi, kugira ngo abajene badukurikira bakore ibikwiriye, bahitemo bikwiriye, bahitemo umufasha ukwiriye nk'umwe Adamu Imana yamuremeye. N'iki cyakorwa kugira ngo umuntu ahitemo umugabo ukwiriye? Niki umuntu yakora kugira ngo ibi bintu birimo kuba bitazongera kuba ukundi? Niki icyakorwa? Rero twagisoma mu Bagalatiya ibice 5 umurongo wa 22 haravuze ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda ibimeze bityo nta mategeko abihana. Abakristo Yesu babambanywe kamere n'irubanira ryabyo. Niba tubeshwaho n'umwuka tujye tuyoborwa n'umwuka, twe kwifata uko tutari. Amen. Amen. So urumva rero icyakorwa ni uko Imana yaduha ku mbuto z'umwuka. Harimo ibyishimo, kwihangana, kugwa neza. Mbese ngo nitumara kwibona muri uwo mwanya tuzabasha kuzura ibyari byarapfuye. Icyo ushaka kuvuga nuko izo mbuto nizo zafasha umuntu kugira ngo urugo rwe rukomere. Kugira ngo ahantu urugo rurimo ubugwaneza rukabamo urukundo, n'ibindi bishobora kuzamukiraho biri kwiyubakika. Nicyo babwira abajene dukurikira muri aka kanya? Nababwira ko ntabwo dukurikije ibyo bakuru bacu banyuramo, dukurikije ibyo inshuti zacu zinyuramo, turumva ibyo gushaka tutagomba kubikora, turumva tudakeneye kuba, turumva ari naho hava abantu kuba ibyo ntashaka kuvuga nyine bimwe uzi, abantu abakobwa bakundana n'abakobwa, abahungu bagakundana n'abahungu, ari by'ibyo bintu byabaye icyorezo nanone cyunganira isenyuka ry'amago by'iki gihe. Ubona ari iki najya kuvuga mu ijambo rimwe, ryaba riri muri Bible, ryaba se riri mu bwenge bwo tuvukana. Ijambo navuga riri mu Byahishuwe 22 ntabwo tuwasoma, ariko haravuze ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano. Ndashaka kubwira umuntu wese ko agomba gukontorora, akamenya ko hari ingororano ziri gutegurwa, akamenya ko izo ngororano ngo zizahabwa buri muntu wese ibikwiriye n'ibyo yakoze. So rero umuntu wese atinye icyaha, yegera Imana, abasha kugira ibyo akosora, bizatuma bava muri izo ngeso mbi, begera Imana. Biravuga ni muyegera nayo izabegera. Nshuti bakundwa muri dukurikiranye kuri Mukakarangwa TV show, icyo twababwira gusa kugira ngo ugire umuryango uri healthy, umuryango ukomeye, umuryango utanyeganyezwa, nuko kubaka ku rutare ari urwo Yesu Kristo. Ikintu kindi cya kabiri nuko mwebwe abajene tubwira cyane mumenye ko urugo n'umushinga w'Imana, ntago ari umushinga wanyu. Ikindi cya kabiri mugira amahitamo meza. Amahitamo meza nayahe? Ayo niyo yubakiraga abasoko n'abasokuruza. Amahitamo meza kurambagiza kandi udakurikira iby'isi aho isi tuganisha, aho ukarambagiza ukurikije umutima wawe arirwo rukundo wavuka ngo waremanywe. Urwo rukundo rukurimo rero iyo uhisemo arirwo ukurikiye, ntabwo urugo ruzajegajega, ntabwo urugo ruzasenyuka. Urugo rusenywa nuko wagize amahitamo mabi. Ikindi cya kabiri nuko uzajya umenya yuko uwo mutima wawe niba urimo abadamu 3, 4, 5 cyangwa se abagabo 3, 4, 5, ntabwo umugore uzahitamo azabona afitinga, bazamubyiga sohoke. Akenshi nicyo gisenya amago. Muve mu busambanyi, muve mu kugira nabi, mubwizanye ukuri, mwubaka urugo rushingiye kuri Yesu Kristo, rushingiye ku rukundo, rushingiye mu kuri, rushingiye mu kwihangana, bityo dushobore kubaka umuryango uri healthy, umuryango muzima, umuryango ubereye u Rwanda n'Abanyarwanda n'igihugu ndetse n'itorero. Shalom shalom, amahoro y'Imana abaganzeho. Dusengera Imana.
turagushimiye Yesu, turagushimiye kuko uri umukozi w'umuhanga, izina ryawe nirihimbazwe. Wabanye natwe muri iki kiganiro, turagushimiye. Fasha umuntu wese udukurikiye, yaba ari mu Rwanda, hanze, mu bihugu bitandukanye, kandi icyo tugusaba ni uko waduha kubaka ku rufatiro ukatugirira neza. Bana n'umuntu wese kandi Kristo urushaho kutuba hafi no kutugirira neza, kiruta byose tuzabone nawe mu bwami, kandi ujye udushoboza turi mu isi kuko dushobozwa nawe utanga imbaraga. Fasha buri wese natwe tugirire neza, kandi umuntu wese umuha umugisha mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa. Amen. Niba ikiganiro kigufashe ku mutima, waba uri umujeni, wari umupapa, wari umumama, please share it. Hanyuma umuntu wese akore subscribe kuri Mukakarangwa TV show. Arabakunda kandi azajya ahora bageza ibiganiro nk'ibi nakagaruka. Nanjye ushaka azankurikire kuri Good Face TV. Shalom shalom, hore Imana baganze. Amen. Amen. Ubwo tukaba